Bakunzi banjye b'Isaro Life TV nongeye nagarutse. Bakunzi banjye muri amahoro mumeze neza. Bakunzi banjye rero uyu munsi nabateguriye ikindi kintu ku biryo umuntu ashaka gukoresha cyangwa ibinyobwa bigatuma umugongo ukora neza. Bakunzi banjye rero umuntu waba wisanze hano bwa mbere turamusaba gukora subscribe, agakora like, agakora share ndetse agashyiraho na comment uko abyumva. Ese wari uzi ko ibiryo bikungahaye kuri calcium byubaka amagufa agakomera kamera neza? Amata n'ibiyakomokaho urugero nka yawurute, fromage, ibyo byose bituma amagufa yongera agasubirana agakora neza. Narabwiye ngo ikintu gituma mumera neza cyose nzajya nkibazanira, hanyuma mukomeze kugira ubuzima bwiza. Hanyuma rero tukabonamo n'ikindi kintu bita isombe n'imboga z'icyatsi kibisi, birimo amavitamine atuma amagufa amera neza. Tukabonamo n'imboga zitwa brokoli. Brokoli rero impamvu ituma amagufa amera neza dusangamo amavitamine nka C, vitamine K, vitamine A ariyo bita beta carotene, tugasangamo vitamine B9 cyangwa se folate, tugasangamo vitamine B6, tugasangamo calcium na potassium na iron na magnesium. Izi vitamine zose rero n'imyunyu ngugu biba muri brokoli bituma no kuvuga ngo bituma amagufa amera neza, hanyuma umubiri ukongera ukisubirana, hanyuma ubuzima bugakomeza kugenda neza. Calcium ifasha amagufa y'umugongo gukomera, mbese bigatuma bikanawurinda gucika intege. Icya kabiri dusangamo n'ibirimo nka vitamine D. Vitamine D dusangamo nk'amagi. Amagi nayo abamo za vitamine n'imyunyu ngugu byinshi. Uriya mu magi dusangamo vitamine B12, tugasangamo vitamine D, tugasangamo vitamine A, tugasangamo vitamine BD ariyo bita riboflavin, tugasangamo vitamine B5, tugasangamo vitamine B7 bakunze kwita biotine, tugasangamo vitamine E, tugasangamo iron na zinc hamwe na selenium na phosphore. Ni ukuvuga ngo amagi nayo aba afite amavitamine n'imyunyu ngugu bituma umugongo ukomera neza, cyane cyane ariko kuyakoresha atogosheje. Ahandi hantu dusangamo ibintu bifasha umugongo cyane birimo vitamine D, hari nk'amafi bita salmon na saradine, ndetse no kota izuba rya mu gitondo iminota 15 kugera kuri 30 birya nabyo birafasha cyane. Ni ukuvuga ngo muri make vitamine D ifasha calcium gukora neza mu mubiri, hanyuma amagufa agakomeza kugubwa neza. Hari ibindi bintu rero biba birimo magnesium, nko birimo magnesium dusangamo nk'ibishyimbo, dusangamo ibishyimbo, avoka, tugasangamo ubunyobwa, tugasangamo almond, tugasangamo ibinyampeke byuzuye nk'amasaka cyangwa se uburo bita mile. Ni ukuvuga ngo rero ibi bintu nimukajya mubipinga, ni ibintu tuba dukoresha mu buzima bwa buri munsi, ariko nyine ntimumenye akamaro kabyo yuko bishobora kugira icyo bifasha umubiri wacu. Ukaba wakibona ukagikwepa ngo ntugikunda, ariko burya kiba ari ingenzi ku mubiri wawe. Nk'urugero wenda nko muri avoka naho tubonamo vitamine E, tukabonamo vitamine K, tukabonamo vitamine C, tukabonamo vitamine B5, tukabonamo vitamine B6, tukabonamo vitamine B9, tukabonamo potassium na magnesium muri avoka. Ubunyobwa bwa almond nabwo nigeze no kubukoraho muri video zanjye zabanje, cyangwa se amande. Dusangamo vitamine E, dusangamo vitamine BD, dusangamo vitamine B7, tugasangamo magnesium, calcium, iron
zinc na phosphore. Bakunzi banjye nkuko nagiye mbibabwira kenshi, aya mavitamine nayasobanuye mu ncamake mbereka n'ahantu mwayabona. Ku muntu uzajya ugira impungenge ku mavitamine, ujye usacinga video ya vitamine runaka urebe n'ibindi bintu ushobora kuyisangamo. Ibintu narabibabwiye mbere mu mavideo yanjye abanza. Dusangamo rero n'ibindi bintu bifasha umugongo birimo vitamine C, dusangamo nk'indimu, orange, amapera, ipapayi n'inanasi. Inanasi rero impamvu nayo ifasha umugongo, harimo amavitamine nka C, vitamine B, ariyo bita thiamine, tugasangamo vitamine B6, tugasangamo vitamine B9 ariyo folate, habamo na vitamine A ariko nkeya, tugasangamo n'imyunyungugu nka manganese, potassium, magnesium na copper. Ibyo byose rero bifasha umugongo kugubwa neza. Ikindi kintu twabonye muri vitamine C, nk'ipapayi nayo ni nziza cyane, kuyikoresha nayo ituma amagufa agubwa neza. Niyo mpamvu ahangaha nayibashakiye, navuga nti nyishyire mu mbuto nazo mushobora kwifashisha. Vitamine C rero ifasha kubaka collagen, bigatuma ikomeza uturemangingo tw'umugongo, umugongo ukakomeza kugira ubuziranenge, ukagubwa neza. Hanyuma hari ibindi bintu dusangamo omega 3 cyangwa se omega 3. Omega 3 rero tuyisanga mu mafi nka salmon cyangwa saradine. Aya mafi rero nayo aba arimo vitamine D, tuma umugongo nyine ugubwa neza. Hakabamo vitamine B12, tugasangamo vitamine B3 ariyo bita niacine, vitamine B6, vitamine A na vitamine E. Tugasangamo n'imyunyungugu nka calcium, phosphore, selenium, iron na iodine. Omega 3 rero igabanya uburibwe n'umuriro mu mugongo, bigatuma umuntu abasha kugubwa neza. Bakunzi banjye rero, ibi bintu mba nabateguriye bangira ngo mukomeze kugubwa neza, bitewe n'abambaza. Hari abambajije ni bogisi ku kintu runaka, nkavuga nti reka ntibategurire. Wari umukunzi wanjye yari wambajije ku bintu byamufasha ku mugongo, ndamubwira nti ndaje mbibategura ariko mbishyire muri rusange. Ibindi nk'ibinyobwa rero umuntu ashaka no kwifashisha cyane, uba ugomba kunywa amazi ahagije, hari litiro 1.5 kugera kuri 2 ku munsi, birafasha cyane. Hanyuma tugasangamo n'amata, kunywa amata y'inshyushyu nabyo birafasha cyane. Nk'amata dusangamo vitamine D, tugasangamo vitamine B12, tugasangamo vitamine BD, tugasangamo vitamine A, tugasangamo vitamine B5, tugasangamo calcium, tugasangamo phosphore, tugasangamo potassium, tugasangamo zinc ndetse na iodine. Muri make rero iyo ukoresha ayo mata y'inshyushyu nabwo bituma amagufa agubwa neza, hanyuma umugongo ukagumana ubuziranenge. Ikindi kintu ushaka kwifashisha nko mu binyobwa, ushobora gukoresha smoothie ya avoka irimo umuneke wongeyemo amata. Ikindi kinyobwa ushobora kwifashisha nanone ni ikinyobwa cya ginger cyangwa se tangawizi. Ikindi tugirwaho inama abashakashatsi bakoze, ni ukuvuga ngo iyo ufite nk'ibyo bibazo by'umugongo ugomba kwirinda ibinyobwa birimo isukari nyinshi, ukirinda ibiryo bikaranze cyane. Ikindi kandi ugakora imyitozo yoroheje nko kurambura umugongo buri munsi, cyangwa se kugenda n'amaguru ariko bitarahaterera cyane. Kugenda n'amaguru ariko ahantu hagufi bitari cyane, ibyo nabyo byunganira umugongo kugira ngo ubashe kugubwa neza.
Bakunzi banjye rero nk'uko mpora mbibabwira, ndashimira abantu bagejeje iyi video ku musozo. Aba mbashimira cyane kuko nimwe mu mpa courage ngatuma nongera no kubashakira n'ibindi. Hanyuma wumvise iyi video ikuguye neza cyangwa se igira icyo ifasha, wayisharinga no kuri mugenzi wawe ikamugeraho, bashyiraho like, ukaba wanashyiraho na comment. Naha rero nsozereje bakunzi banjye, ndabakunda cyane, naho ubutaha murakoze.